urugendo rurakomeje, twageze mu gihe cy'ibarura rusange, bageze mu rugo rwa Karekezi. Mahirwe nawe yarwaye, bamujyanye ku mujyanama w'ubuzima. Inshuti za Karekezi nazo ntizihwema kumuha inama, harimo n'izo kwivugana umugore we. Ibarurisha mibare kuri twese, burya ni icyerekezo gitanga ubuzima bunoze, kudakoresha imibare. Waramutse neza Karekezi? Waramutse neza mwari. Zeko mbona uzindutse nuhorora. Ngira ngo mu minsi ishize twari twabahamagaye tubateguza ko tuzaza kubasura kugira ngo mudufashe mu gikorwa cyo kubarura muri rusange. Ngize amahirwe wenda sanze mu gihe hari nubwo nanone mwere mugiye kugenda, ariko ndi bugerageze dufate umwanya muto ya ntabwo ndi bubarambire. Ariko se ibarura rega amakuru ntabwo na madamu yayaguha rwose, nuko hari ahantu nari nyarukiye. Buriya Karekezi biba byiza iyo mwese muhari kugira ngo duhuze cyangwa se kugira ngo mutange amakuru yuzuye, mwese nyine mufiteho gihamya muri rusange. Ariko buriya ariko ntacyo niba udatinda. Oya humura rwose, ntabwo ndi bubatindire cyane. Sinkubwira ngo wongere ukomange kuko usanze mpagaze mu bikingi by'amarembo, ni kare binjira mamagare Mahirwa aze niba ari ayo makuru ukeneye uyabone. Murakoze cyane. Mahirwa. Yego ndabumva. Igira hino, ndabona mwarimu Mahirwa yanadusuye. Muraho neza mwarimu? Muraho neza Mahirwa, na mahoro se? Na mahoro, ko mwabuzera? Nakaze kenshi ntabwo biba byoroshye. Ameze neza, urabona yambaye yajire. Rwose yibarura. Ubu uri umukarani w'ibarura. Ntabwo ari umwarimu w'umuhungu wacu nyine. Yewe ni karibu mwicare agatebe ngaka muri sanga. Mwicare n'ubundi ntawe ubaza amakuru ahagaze. Murakoze cyane. Navuga ko ni n'amahirwe kuba mwese musanze mugihari. Hanyuma narinze kubarambira cyane, reka mpere kuri Papa Hirwa. Kareke, harya amazina yawe yombi ni ayahe? Amazina yanjye ni Karekezi Patrick. Okay, Karekezi Patrick. Naho Mama Hirwa? Nanjye nitwa Kanakuze Makurata. Kanakuze Makurata. Okay. Hanyuma se Kareke, muri runo rugo rwanyu mubamo muri bangahe? Turi bangahe? Ugira ngo se turi batatu. Batatu. Okay. Turi batatura cyangwa turi bane. Ariko umugore ugira umutwe cyangwa nishu. Oya rata turi batatu. Nose singiye nyirurugo ubuvuga amakuru. Ase ko numva mutari guhuza kuri uyu mubare bimeze bitera. Oya turi batatu da. Nyine icyo navugaga ngewe nuko ubwo narimbaza abana n'umugore n'umugabo nyine tukaba bane. Wajyaga kubarasa rindu ubwenge bari. Ariko hagati aho ngaho Kareke, simperuka mu minsi ishize muherutse kwibarukara. Nibyo twaribarutse. Muri kumushyiramo? Twibaruka se hibarutse nyiga guhuma y'umutwe mubi. Ngewe ariko reka ubundi nkubaze. Harya ngo mwibarura mubarurira ibimuga? Ntago ari ibimuga. Umwana nk'abandi. No kuvuga ngo Karekezi, cisha make tuganire neza unasobanukirwe n'iyi gahunda tuba turimo. No kuvuga ngo umwana wese uko ari kose nawe ni umunyarwanda, tugomba kumubarura. Uwo muga yaba afite ubwirirwa bwose kuko nawe n'uwagaciro. Niyo mwana w'agaciro si. Niyo mwana mubarura n'ubundi so wanjye. Ubundi se muramunyandikaho n'uwanjye. None se Karekezi, nje mbyara ibimuga. None se Karekezi, nkubaza akabazo gato. Uwo mwana so madamu wawe wamwibarutse?
nengerwa madame sina no gushobora kwihangana ngo uvuge neza imbere y'abashyitsi. Karekezi rero muvandimwe reka nkugire inama, niba umwana mutajya mumufata ngo mwandikishije muri serivisi zindi zigiye zitandukanye uvuga ko ari uko ngafite ubumuga, ibyo bintu bishobora kuba byaza kugira ingaruka ndetse n'ejo hazaza ukaba wanabiryozwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. ntabwo nkunda ibintu binanesha umutwe nafite n'amagambo menshi kabona uri n'umwarimu ngaha ndikaho bane se ye urakoze cyane. Gusa reka mbasabe ntimwongere kuza kumbeshya, ngaha reka tuza dutuze tuganire maze ngende mbabaza n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. uravuga kukubeshya ni amakuru yawe atarangira uvuga urondogora gusa. Karekezi watuje, Karekezi icisha make kuko leta n'umwana ishaka kumenya ko hari kugira ngo igenamigambi rijye rigira ibyo bibateganyiriza by'ejo hazaza muri rusange. Herega nibyo agomba kubarurwa nawe n'uw'agaciro. Ngaho nimutuze rero dukomeze tuganire mbabaza n'ibibazo bigiye bitandukanye. wakomeza kugira umenye gufasha n'umwanya w'abantu. udakoresha imibare muri byose bishobora kwica igenamigambi ryawe bwite. Oh yeah, gutanga amakuru. Yewe mwaramutsera kwa mujyanama mwaramutse. Ese ko numva batavuga barihera mwaramutse yemwe. Yego ni karibu niko ko numva ushaka kunshira urugira ni karibu injira. Yewe mujyana ndi kwihuta nibyo rega akana kanjye karaye kandembeho ijoro ryose niyo mpamvu mbazindukiye. Yewe ndabona urimo kuza nk'utarwambaye. gira ubanza utuze. Yewe mujyana nta byo gutuza, uyu mwana rwose nabo ikibazo yagize ijoro ryose yaraye arira karahinda umuriro karakorora mva mugani ko ndakarimo kurira cyane yewe akira ahubwo ndebera reka ndebe neza. Niko umuriro gafite umuriro mwinshi mbese ni kakamuga kawe nari nkatangaye. Akuze mujyana nawe koko umwana wanjye umwisakamuga. None se mwite gute? Urabona atarakamuga mwite iki? Mujyana namwe nari nzi ko muba mubisobanukiwe rwose. Dusobanukirwa biki? Ibintu baduhuguriye ibi ngibi nta birimo. Ibi ntabwo biri mu kazi kanjye bangishe kuvura abantu bazima. Ubu ndabona kano kandi bukavure gute? None se ubwo ndabigenza gute rwose ko umwana wanjye agiye kumpfira? None se nawe n'umwana kandi none se urabona ari iki ko? Reka nkubwire n'umwana akamuga kawe nta kintu agafasha, nta kintu rwose ibintu nahuguriwe ntago kari. Sinari nzi ko muvura abana bose cyapfa se uko ari umwana. Uvura abana ariko se uno nawe njye mu bintu banyigishije uno ntago arimo. None se mfusha imiti yanjye gusa ngo ndayihereza uno muntu n'ubundi utazakura n'ubundi utazamara kabiri. Kumana ibuka ko umwana wanjye ahantu hose bazajya bamwamaga. Ntabwo najya kuyipfusha ubusa kuri aka kantu cyakora. None nta kintu nagufasha. Kumana yanjye naragowe kuko ubuse umwana wanjye noneho ndamwerekeza nimba n'umujyanama w'ubuzima mwanze. None se mbigenze gute ko ntago nzi buryo nafasha cyakora genda nakugira inama yo kumujyana. Basi ni mumfashe. Reka umujyana hari ikigo numvishe ngo gifasha abana utwana twamugaye dufite ubumuga. Hehe se hano hafi. Iyo za gatagara se no ngenda menya ari kwa muganga ariko no kwa muganga bizora kubwira ibyo ngibyo. None se nkubwire gute? Mujyana ndumva nta kintu mfashije kandi umwana wanjye rwose ndabona agiye kumpfira. Reka mpfa kujya kwa muganga ndebe. Ariko nabo barakubwira ngo gatagara ntago mazi ngewe. Yewe mwirwe ndumva ntacyo mumfashije rwose. Nta binini mfite byo gupfusha ubusa agenda. Pascal, niko bimeze gutera? Bona ndabanda amahoro urebye. Akaraka kararangiye. Akaraka karimo kararangira ariko nuko nari nibese numvaga nkomboye akantu cy'amahoro gakonje. Rega ukoreje mu byaro rega.
ariya mu cyaro ubona biruhije ubona ahantu nk'agacupara kada ni bya bindi ngo nimba ari imbutabuta harya babyita ngo bya bindi bwabuyoga bwica abantu njya numva ngo bwadunda ubwonko twatundi njya numva bwa buntu ni bubi hari abantu bajya baza ku kigo nderabuzima baje ngo bahumye bazira buriya buntu noneho hari abo dukorana hari igihe barinze ibintu byo kubaka baba bakoresha imbaraga nyinshi cyane ariko usanga mu gitondo saa yine zigera akazuba kamukubita akaba ibyatsi habe mbese pasika ubonye karekezi ahantu yakwinjira mu nguni namwe rero karekezi buriya nahoze mwibazaho nubwo nagasomaga nahoze mwibazaho mbona acira ariko ibibazo byarabaye byinshi namuhamagaye reka tumuhamagare n'umugabo nk'abandi nta mpamvu yo kumuca kubera ibyamubayeho buriya abantu namwe muhamagare dore ari icupa yo ndayafite nta kibazo bamuhe karekezi yego Manuel umeze neza yego ko mana yanjye we ni Pascal yego nta mahoro niko Pascal umperuka tuganira ugahita ucaho karekezi rero reka nkubwire n'igihe umuntu afite ibare byinshi cyane agahita asimbuka yiruka nkumva nibese ariko uno musaza yari amaze iminsi ari mu biraka afite akana aradukaragamo uducupa kabisa gasa namwe uducupa ubu amafaranga mfite hano wayamugabana ubwo afite amafaranga wenda wabona nongeye nkawe ariko ntabwo akoze karekezi n'igihe kibazo ubundi ko nahoze mbona kuva kare umugaciramo winyoza ugira gute ariko se mukabyara nyuma y'ibyambayeho n'undebye wese bitanyeka ko ibyo ashatse kuvuga ari biriya niyo mpamvu rwose mwumva rwose ndakipfa gukoma serivere watuzanira utundi ducupa ko ndeba ushaka kwicisha cyane iriya nama wagiye ariko se namwe Pascal wambwiraga ngo mfate umwana ngo nzinduke mu gitondo ngo mute mu cyobo koko byagukoraho ibyo ngibyo naramubwiye ni leta iri hano ngwite inkwega aho kujijisha twebwira ngo kakambaga bageze here ubona karaguye dore ko katanafata no hasi kagwa mu nyoboka ujya ahubwo Pascal nari namugira inama hari agakecuru kari umusozi hejuru kari agakecuru rero karebaho ariko rero buriya nari mfite gahunda yo kujyayo nkabitanye n'umubyeyi wanjye uramuzagira amahane ahita ambwira ngo reka tujye ngo aho bari bamenyereye ngo kujya kubaza bona data kirihora niho twagiye ariko ku kigabo kireba nabi cy'amaso atukuye narakiribye umuntu kirasa nk'igisimba neza gusa ko abantu baba mu ishyamba baba bameze karekezi bamurahayo uzi ibintu cyamara ariko bizakurya amafaranga yawe y'ubusa birakumara magana ne yose genda hariya hepfo hari hakurya kuri rya duka cyangwa umujyana mu buzima kugira inama ugenda ushake ka kaniro gafite kasumuye apanya uzi ukora barimo amazi gusa oya sumuye apanya buriya si nziza turayibona gutyo iyo bagiye gupimikisha umwana hari igihe basuzuma agasuzuma hari ukuntu bayibona ariko ushobora no kumutera urushinge rurimo amazi ariko ushaka abaganga muri n'abarozi n'abaganga tuba twarabyize umuntu ahita asamba ku kanya nta minota ni ugukoza wowe urashobora kumutera urushinge byose birabavuniye bongera kuri uwo muti dore ubundi turetse ibyo ngibyo kukurusha kariya kantu kabona kazakura nanjye mbona atazaba ubona ko atazipfira n'ubundi nyakwigendera uko iminsi igenda ishize ukagenda agakura bizagorana uzashaka ukarangiza basanga urahondera ariko se bamu umukobwa muhamagara hakurya hariya ubona ariko uriya umukobwa rero asuzugura araniyumva hari ukuntu yikaraga imbere y'umuntu ukabona niba ari cya kibuno yaraje guseriva niba yaraje kwirirwa aca inyuma cyakora afite amahoro agera iri ntabwo manudi yahava rwose adashyizemo ibibuno rwose amabuno rero n'uva muri niyo bose iry'umwiterabwaki akareka nta mpamvu cyakoze muri abagabo beza kabe ese amaherezo azaba yahe ntuzacikwe n'agace ko gutaha